Kristo. Turahagurutsa no gusoma amagambo y'Imana. Aboneka mu gitabo cy'Itangiriro. Ibice 2, umurongo wa 18. Turageza ku murongo wa 25. Turasoma mu izina ry'Umwami Kristo. Kandi Uwiteka Imana iravuga iti, si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Reka Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose, ibizanira uwo muntu ngo amenye uko abyita. Kandi uko uwo muntu yise ikintu cyose gifite ubugingo aba ari cyo riba izina ryacyo. Uwo muntu yita amatungo yose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, ariko umufasha umukwiriye yarataraboneka. Uwiteka Imana isinziriza uwo mugabo uticura, uwo muntu uticura, arasinzira, imukuramo urubavu rumwe, ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore, imushyira uwo muntu. Aravuga ati, uyu ni igufa y'amagufa yanjye, ni akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe umugabo. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina, akabana n'umugore we akaramata, bakaba umubiri umwe. Kandi uwo mugabo n'umugore bombi bari bambaye ubusa, ntibakorwe n'isoni. Amen. Dusenge. Uwiteka Mana ishobora byose, Uwiteka Mana nzima, turagushimiye kandi turaguhimbaje, izina ryawe riragucyubahiro. Dushimishwe nuko uduhereje uyu mugoroba tukaba tubonetsemo tugiye mu kumuka bazima. Turabigushimiye mu izina ry'Umwami Kristo. Mwami Imana, Mana ishobora byose, turaje turi imbere y'Imana ishobora byose, nta kindi kituzanye ni inzara n'inyota byo kumva amagambo yawe. Ndagusabye kugira ngo muri ijambo risomewe mu matwi yacu utuvane ibyo kurya utugire muri mugoroba mu izina ry'Umwami Kristo. Mwami Imana, Mana ishobora byose, tuzi ko nta n'umwe wigeze uzi imbere yawe afite icyifuzo kuri wowe gatatabonye igisubizo. None ndagusabye kugira ngo usubize buri wese uko agukennye mu izina ry'Umwami Kristo. Wirubane natwe, wino tuyobore, ubitangira kandi ubihe n'iherezo. Bigusabirize kubikoze mu izina ry'Umwami Kristo. Abasha kwicara. Turabashuje kandi mu izina ry'Umwami Kristo. Imana tugire neza kubiduhaye uyu mugoroba. Iyo Mana yaturize tukaba tugeze muri amasaha niyabwa icyubahiro mu izina ry'Umwami Kristo. Imana yacu ni umurinzi, Imana yacu akabitanga bitandukanye. Niyo mpamvu kudashima Uwiteka ni ukubura ubwenge. Iyo utashimye Uwiteka uba wabuze ubwenge. Kubera iki? Yaguhaye ibyo utashoboraga gukora. Waryamye ujya mu gicucu cy'urupfu, wakagomba kugendera ko ariko ugiye kubona wibonye uri muzima, hanyuma nawe uragiye ntacyo ubwiye Imana. Iyo ukubonye iravuga iti, uyu nguyu ameze nk'umwana uhereza ibombo, wamara kumeza ibombo wamubwira ati mpa, agahisha inyuma. Burya ni ukuvuga ngo uba wabuze ubwenge. Imana yacu rero burya turayishimye mu izina ry'Umwami Kristo. Twishimye ko yarinze bene data kugenda bakajya Pennsylvania bakagaruka amahoro. Iyo Mana yabarinze, nanjye mfaritanije n'abakozi bayo na bene data bose kwishima mu izina ry'Umwami Kristo. Burya iyo inyoni zifite ikibazo cy'inzara, zikaba ziri mu kibazo cy'inzara, nta kindi zikora ni ukuguruka zigashaka iyo bweze, bikagushaka ahantu bweze, bikajya gushaka amasaka yeza, bikagushaka aho ibyo kurya biri buboneke. Burya rata abashakana Imana umwete bazayibona. Kubwije ukuri icyo mwene data yakoze hari abandi bakibuze.
kuko baragenda bavuge ngo ko dufite inzara wajya gushaka abo bweza ahubwo bakajya ahantu batazabona gusenga bakajya ahantu batazabona imana babwije ukuri ni inzara ni inyota ni umwete ubigiramo kugira ngo ubone uburyo usenga imana yacu yaba icyubahiro ujya bw'amashuri dusabiye abagaragu b'Imana umugisha mbere yuko kubona warinzwe ukagenda amasaha menshi ukavayo amahoro nishimwe rikomeye cyane Imana yacu iba umugisha mu izina ry'umwami Kristo nta magambo dusomye ubwa mbere tuyumvise ariko ni Imana yashatse kugira ngo uyu mugoroba bidukorere mu ibyo kurya bidutungira ubugingo mu izina ry'umwami Kristo aya magambo ni amagambo y'ubuzima n'ubuteka ni igihe cyo kuremwa kwa Adamu na Eva ni igihe cyo Adamu yaremwe n'Imana imukuye mu mukungugu imukuye mu bidafatika umukungugu ntabwo ufatika ariko muri uwo mukungugu udafatika Imana ishimishwa yuko ivaramo igikoresho gisa n'Imana kuko biri kutubwira iti Imana iri kurema Adamu yafashe ubutaka irabubumbabumba imaze kububumbabumba ibigira umuntu irabura kugira umuntu areba kutegereza akabona n'ishusho yayo uyu nguyu nawe afite ishusho nk'iy'Imana yabyitegereza akabona uwo yaremye asa nawe ariko usa n'Imana ryari ni ikihe gihe usa n'Imana ni igihe ukora iby'Imana ishaka Imana yacu ibamugisha mu izina ry'umwami Kristo Imana iramuremye imushyira mu ngoma ya Edeni Imana iravuga iti uyu muntu ndamuremye ariko akeneye ibyo kurya akeneye ibintu byose Imana irema inyamaswa nyamara mu kurema inyamaswa yaremye inyamaswa guitara na muremye amaze kurema inyamaswa hanyuma ku munsi wa gatandatu irema umuntu asa n'Imana asa n'ishusho yayo nayo kubera yuko ariko yitegereza akabona ari mwiza Bibiliya tubwiye ngo aritegereza Imana yavuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine ntabwo ari byiza kugira ngo uyu muntu aba wenyine ahubwo reka muremere umufasha umukwiriye niba hari umufasha ukwiriye umuntu burya hari n'usa n'umufasha ugukwiriye hari n'umufasha utagukwiriye niyo mpamvu yitegereje abona igikoresho yaremye abona ibintu yaremye atari byiza ko aba wenyine ahubwo umuremere n'umuntu ufite ishusho nkayo nkawe ariko atandukanye nawe yaratandukanye nawe kuko yaremwe n'umugabo niko Imana yaremye umugore atandukanye n'umugabo ijambo tugiye kuganira ni ijambo riri kuvuga ku mugore n'umugabo umugore n'umugabo iyo babanye bafite ukuntu ko babanaho bamenya uburyo bwari bubane mu nzu yabo Uwiteka amaze kubashyira mu nzu ya Edeni Bibiliya iti uyu mugoroba mu gihe cya nimunsi saa 9 zagera Imana ikagenda ikabasanga aho yabashyira yamara kubasanga aho yabashyira ikabaganiriza mu kuganira kwayo nabo bakishima babona Imana batekereza uburyo bwo yabaremye bakumva ibyo iri kubabwira bakumva ibyishimo biraje mu byishimo byabo ni ukuvuga bagahora bishima wishima ryari iyo hari Imana yakubwiye wishima ariko hari Imana yakubwiye Imana yakubwiye Imana yagusezeranyije nicyo kirimo ibyishimo muri wowe uyu na Eva barishimye bari kubona inyamaswa bakabona ni nziza bakabona inyamaswa zimeze neza bakaba barishimye bakagenda nta ntare yaryaga umuntu ntango yaryaga inyamaswa ni ukuvuga ngo bari babayeho nk'inshuti inyamaswa n'umuntu inyamaswa na Adamu Eva n'inyamaswa bose bari babayeho nk'inshuti ntabwo Adamu yavuga ngo weho uyu munsi ndakubye no
kubera iki muri iyo ngobyi nta kujyana kuri buriya mu ngobyi ni mu mahoro Imana turamugisha mu izina ry'Umwami Kristo burya nubwo twaremwe ariko birakwiriye kugira ngo twanga dusubire muri Edeni kuko muri Edeni niho hari amahoro muri Edeni nta nzika zibaye muri Edeni nta rwango rubaye niyo mpamvu bikwiriye kugira ngo natwe dushaka amahoro tuyashakire muri Edeni Imana turamugisha mu izina ry'Umwami Kristo ariko amaze kuremwa Imana kumusura Imana kumugenderera ari kugira ibyishimo yaba n'umugore akabura ni mwiza kandi biri kutubwira ngo yari bari bambaye ubusa ariko ubwo busa bwabo ubwambure bwabo babona kubera iki ubwiza bw'Uwiteka bari batwikiriye ubwiza bw'Imana nibo bari batwikiriye nta kibazo akamubona akabona ashimishije umugore yawe n'umugabo akumva yishimye Imana yabatemberera bakarushaho kwishima ariko reba gatoya Uwiteka yibereye aho ngaho mu ijuru hanyuma igihe kimwe Satani arazerera muri ngo aragiye kuzerera umugore yataye umugabo nawe yagiye kuzerera ingorane ziza byanjye iyo wayizerereye ingorane ziza zanjye arazerereye nawe arigiye mu asize umugabo aho ngaho Satani amubonye yamuha umugore we harya Imana yababwiye ngo iki giti imbuto z'iki giti mutaziryaho nawe ati yaratubwiye nitubwiye no gupfa tuzaba icyo Satani yakoze nicyo akora muri iyi minsi icyo Satani yakoze muri Edeni nicyo Satani akora muri iyi minsi turimo umugore ati iki giti Imana atubujije Satani amubwiye ngo nukijya uzamenya gutandukanya icyiza n'ikibi Bibiliya iti abona ko icyo giti giteye amabengeza abona uburyo bwari cyiza abona uburyo ari cyo kumenyesha ubwenge Bibiliya iti arasoroma ararya amaze gusoroma amaze kurya ntabwo aherekeye aho gusa ahubwo ajyaniye n'umukunzi ariko se amujyaniye iki amujyaniye icyo kuzana ibibazo by'ubu aramujyaniye kuko umugabo rero yihagararaho arabibonye abonye n'umuti aravuga ati wa mugore we Uwiteka atuje kujya kuri izi mbuto none nawe ukaba uzizanye byagenze bite umva ngo mbe mugabo njye nabonye kino giti izi mbuto ziba ku kintu kitari nziza cyane umugabo burya nta umugabo akunda kwihagararaho ariko kuko yakundaga umugore cyane bigeze nyuma nawe ararya hanyuma amaze kurya bigenda bityo basanga bambaye ubusa none uwo yareba undi akamutinya kuko amutinya bakoze ibyago n'Uwiteka burya ugiye kure y'Imana kubera ko wakoze icyaha nicyo kintu gitandukanye umuntu n'Imana igihe cyo koze ikibi igihe cyo koze ibyaha ubutandukanye n'Uwiteka no mu mwanya w'ubugingo ukazabona kurimbuka Uwiteka araza kuko yari asanzwe aza agira ngo arabasanga uko bari uko Imana yabasize muri Edeni ajya gusanga asanga batume ku Uwiteka abaza Adamu ati ni iki cyaguteye ujya kuri imbuto nakubujije Adamu nawe ati ni umufasha wampaye uwo mufasha wampaye niwe wanzizaniye nanjye ndarya nijya gusanga twambaye ubusa bamaze kubera yuko bahunze Uwiteka ukabumvisha ibiriti bajya kwihisha kubera iki kubera ko wambaye ubusa umenya ko wambaye ubusa kubwije ukuri nucumura ku Uwiteka uzamenya yuko ntacyo wambaye kuko imyambaro Uwiteka duha ni imikorere muri yo ni imikorere y'Imana muri twebwe imikorere y'Imana muri twebwe burya niyo myambaro y'ubwambure bwacu
uchi wetu. Imana yacu bamugisha Mungu abariki mu izina ry'umumategeko. Burya no kuvuga ngo umugore n'umugabo burya hari cyo babaziranyeho. kuna kitu wanaelewa. Iyo Biblia ivuze umugore n'umugabo ibivuze itorero na Yesu Kristo. Kanisa na Yesu Kristo. Itorero na Yesu Kristo. Kanisa na Yesu umugore n'umugabo. Ndio mke na bwana. Bara yuko umugore bwose. Kwa maskini wote. Nta wundi umumara n'umugabo. Ndio kumaliza ni Bwana. Imana yacu bamugisha Mungu awabariki. mu izina ry'umumategeko. Katika jina la Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo basaze bambaye ubusa ngabo barahunze bahunze Uwiteka nawe Imana ije irababwira muri hehe mwiko wapi nabo baravuga ati nabo wanasema ati twakoze icyaha tulifanya dhambi twari kugituma tubujije kula kule mtu tukataza none twahunze sasa tulikimbia tuhunga Uwiteka tulikimbia burya ni ukuvuga ngo iyo wakoze icyaha uba wahunze Uwiteka ntawe uzamuhuri kuko abakozi Uwiteka ishimwe nibo bana b'Imana. Imana twamugisha mu izina ry'umumategeko. Ariko Adamu lakini Adamu akabyakiriye Imana iravuga iti ubwo bariye kuri iki ngiki bagataka kuri kino giti bakajya kuri izi mbuto noneho bazarya no ku giti cy'ubugingo baramiteka ryose. Imana iravuga iti maze mbimure bavana aha ngaha bajya no batazahura nayo. Umugambi w'Uwiteka wari kugira ngo abantu bose babeho neza, bate kubyara barushye, bate kurya barushye, bate kugira ingorane bakiriho. Ingorane zaje ryari ni igihe beze gutega amatwi yubwira Satani. Masemi ya Satani yogosha abantu mu gihe cy'icyiza wakagombye gukora wakakuha agahindura akakwereka yuko ibyo uri gukora atari byiza ahubwo ari bibi, bikakwereka undi mugambi, bikakwereka iby'indi wakora. Ibyo ngibyo rero wabikoze bigutandukanya n'Uwiteka. Ni iki gitandukanya n'Uwiteka? Ni icyaha gitandukanya n'Uwiteka. Nawe rero iyo umuntu yakoze icyaha ukamubwira ati dore wakoze icyaha, iyo ari umwana w'Imana aravuga ati yego nagikoze none Imana imbabarire, kandi akagenda agasaba imbabazi bagikoreye. Ariko mubwire ngo wakoze icyaha akakubwira ngo reka ta ngaho zana umugabo. None muri Edeni Adamu yari kuzana uwo mugabo, Eva se yari kuzana uwo mugabo, ntawe yari kuzana kuko Imana yonyine yari uwo mugabo wabo. Ni wari umugabo Imana ubwayo kuko niyo batembereraga, niyo yamenyaga ko uri wowe uko biri, niyo yamenyaga uko baraye ariko bacumuye ku Uwiteka Imana irabatererana. Uko nguko ni ko umunyabyaha acumura ku Uwiteka Imana ikamutererana. Ariko Imana yacu ni inyembabazi kandi ni inyempuhwe, ifite kugira neza kwinshi. Hanyuma ibona ubyambaye bambaye ubusa Bibiliya iti bari bidodeye ibicocero. Imana yo ibashaka undi mwambaro utandukanye n'uwo abantu biremye. Iragenda ishaka intama ifata uruhu irabambika, asanga umuntu yareba undi agasanga yambaye. Ariko nubwo yari yambaye imyambaro itandukanye na ya myambaro Imana yabahaye bwa mbere. Nuko Imana yabahaye umwambaro bwa mbere niwo wari mwiza kuruta uwo bwa kabiri. Nuko mu bwa mbere bari bambaye ubusa batabizi, bagendaga nta soni bagira, bakabona nta gitego isoni kirihari. Ariko se nubwo Imana yabambitse urwo ruhu bivuze ngo bibaga yuko bakoze icyaha Imana ikababara muri Edeni. Imana icyo ishaka kuri twebwe ni ukudureza amahoro, ariko twebwe muri ayo mahoro twivanamo ryari ni igihe twakoze ibyo Imana idashaka. Ufite amahoro mu rugo iwawe n'umugore wawe abantu bagutanga ruguru bakavuga bati kwa runaka hari amahoro, kwa runaka niba ushaka urugero munyakabani usa n'umugore we murasanga ari amahoro ukaba urugero. Ariko Satani kuko ari mubi anyuranya ibyo bintu, ikibi akakita icyiza n'icyiza akakita ikibi. Izo nizo ngorane n'uyu munsi zigihari. Imana turamugisha mu izina ry'umumategeko. Ni ukuvuga ngo
niba ushaka amahoro kama unataka amani kora Imana ishaka fanya vile Mungu ariko udashaka amahoro udakora Imana ishaka Imana nayo izagutererana izakureka kandi amaherezo yawe na mwisho wako uzarumbuka utaangamia Imana Mungu yebye ibyo bakoze anaangalia vile wanatenda anaambia Mungu wabagaho udahirwa ulikuwa unaishi bila kulima wabagaho nta kibazo unaishi bila tatizo ariko lakini ubu ngubu sasa gututubikana kwawe jasho yako niko kuzagushutse itaacha unapata mkate gututubikana kwawe jasho yako imbaraga zawe nguvu zako zizo guhebeza ikitego tumukiza kuweka itaacha unapata babeshagaho n'Imana uko naishi kwa Mungu bari babayeho mu buryo bwiza bari babayeho mu byishimo ariko kuko bakoze icyaha ikiwa wanatenda dhambi bagiye gukora imirimo y'agahato wanaenda kufanya kabisa burya niba mubona tujye muri kampani n'ibintu by'agahato nuko rero dukunda tubeho burya niba tujye nuko tubeho nuko tugenda tugakora ariko biturutse hehe unatoka wapi urebe ndani yake kubera ko bakoze icyaha kwa wanafanya dhambi Imana ikabareka unaenda wacha none Sasa, gututubikana kwacu jasho niko yetu, turi buduhesha umutima yetu, niko turi butume tubaho burya ni ukuvuga ngo amuntu Imana imoreza ibyiza wakitira bibi yeye anachagua vibaya Imana ubwiye umugore Mungu umugore anamwambia sikia Mungu wari kuzabyara ubwiye mu buryo bwiza Tazama namna nzuri ariko dore none uzanye ingorane analeta tatizo uzabyara ubabara tazaa kuwa na uchungu ikintu cya kabiri cha pili uzimubwire nikwambie ntabwo bagutegeka ariko uyu munsi umugabo wawe azagutegeka Mungu wako atakuwa anakutawala azagutegeka atakutawala azayakubwira ikintu wemere akwambia kitu nayo kubali kubera yuko kwa kuwa wakoze ibyago n'uwitereka ulifanya chukizo kwa burya Bwana ni ukuvuga ngo nikusema niba abagore babyara barushye kama watu wanazana bakajya kubisanga bakababara wanaenda bakajya kubisengeza kwa muganga bakababara biturutse hehe biturutse muri Edeni natoka wapi uko gucumura ko muri Edeni niko kwazanye ingorane Imana yacu bavugisha mu izina ry'umumaro katika jina Yesu Kristo burya ni ukuvuga ngo kumbe nikusema niba ushaka amahoro kama nataka amani ukaba wifuza kugira ngo natamani ubeho iteka ryose uishi milele wisuge Imana yacu wewe kabisa uko nibwo uzabona amahoro pale ndipo nibwo uzabona ibyishimo utapata furahi kuko uri mu Uwiteka Imana yacu kadari ya Bwana Mungu Imana turamugisha Mungu tabariki mu izina ry'umwami Edeni Eden ni itorero niho n'urugero rwa Yesu Kristo ruri hiyo mfano Yesu n'umugeni wayo n'uyu munsi umugeni wayo biberusi wake nta handi ari ni ijambo ni nani ane n'umwami waritanze na mfalme anenipanda umwami wacu watanze ijambo mfalme wetu alipanda neno niwe mugabo wacu ndiye mume wetu niwe uzazana kumutwara ndiye atakuwa uriya kumchukua ni ukuvuga ngo kusema eti iyo umugeni ahaje biberusi akikuwa aritegura anajiandaa yamara kwitegura akishajiandaa akitegura ubukwe anajiandaa harusi yitegura muri byose anajiandaa moyo nyatwa hari ubukwe buri imbere harusi hapa mbele kandi ubwo bukwe buri imbere ntabwo buri bugirirwemo na buri muntu wese umuntu uzajya muri ubwo bukwe ni uwambaye imyambaro y'ubukwe kandi ubutabwa kubimirana n'ubukwe kuko bitubwira ngo umwari w'umunyabwenge yiteguye asanganira umukwe utiteguye ahera hasi mwenye ajiandaye ni ukuvuga kugira ngo tuvuga ngo umugore n'umugabo nasema nini nasema Mungu icyifuzo cy'umugore icyifuzo cy'umugore giherera ku mugabo we kuwa juu ya mume wake nushaka kugira ngo ubimenye neza taka kubielewa vizuri uzare umugore mubi waangalie mke mubaya umugore mubi mke mubaya aragatsindira Imana kabisa umugore mubi mke mubaya iyo yabaye mubi alikuwa mubaya bibiri kuvuga ngo ninasema ni ikimungu kabisa cyo mu magufa yawe ni kama dona kiko ndani ya uzi ngo icyo kimungu kimeze gute ni kama kiba kiri mu magufa kitaremeshwa amaso ariko kikurya kikakurya kikakubabaza kubera iki ni ikimungu nyine kabisa ni kama kansa ariko nawe umugore mwiza arata lakini mke bibiri tumwasura Uwiteka uzi umugore mwiza najua mke urambura bukishima warabijya kuba byose ukumva ni byiza ndetse abantu bazareba uyu mugore atandukanye n'abandi yubaha umugabo mu byo akora byose afanya vyote nakubwije ukuri ngo nakwambia ukweli kuba umugore mwiza kuwa mke mrembo kubamo itorero ryiza sema kwe kanisa nzuri itorero ryiza ni iryumvira Yesu Kristo ntabwo kuririmba neza ariyo byo kugira itorero ntabwo gusenga cyane ariyo byo kugira
itorero no ahubwo ibikorwa byiza bivuye mu mirimo y'Uwiteka ibyo bikugirira Uwiteka kuko naza kuza ntabwo azajyana njyewe ahubwo azajyana ibiri muri njyewe ntabwo azajyana njyewe ahubwo biri muri njyewe nibyo bizaza nibyo azazajyana ni ibihe ni imirimo myiza iyo mirimo myiza ijyanye no kwizera umwami wacu ko ari wo mugabo wanjye no kwizera umwami wacu ko ari wo Uwiteka ko ari we ushoboye byose burya igihe kizatuma tuzamugira ryamanywa n'umugore wawe ikintu gikomeye uzava tubyuka uwa mugabo we ko bikomeye ukamusinziriye kandi wenda nawe ukora ukaba utabishobora ariko ibyiringiro bye biri muri wowe kubera ko ibyiringiro bye biri muri wowe nawe uzumva yuko ko umugabo mu rugo niwe munyacyubahiro gikomeye Yesu Kristo niwe munyacyubahiro wacu kubera ko ibyo dukeneye byose ibyo dushaka byose icyifuzo cyacu ni kuri we unashaka gukira indwara nataka kupona ugonjwa nawe musubiza wewe muombe mbona simuge madama ambwiye ngo ndarwaye sasa kama unaniambia uko mgonjwa uzi mnabimuhamukira kama kali mwambia wewe pona sasa hivi ariko mdogo huyu lakini kuna niwe twese duhanga amaso kandi ibyiringiro byacu bigomba kuba muri Mana turamugisha mu izina ry'Umwami burya ni ukuvuga ngo itorero niryubaha Yesu Kristo itorero niryubaha amagambo yayo kuko Yesu Kristo ntabwo amukoresha intoki zawe baramukabakaba ibikorwa bye ubimenya iyo uri kubireba neza ibyo umuntu atarebesha amaso iyo umuntu atatekereza iyo ubibonye ni ukuvuga ati Imana yanjye burya ni Imana ikomeye Imana ibamugisha mu izina ry'Umwami burya dufite umugabo ukomeye ibyiringiro byacu ibyifuzo byacu mubimukorere niyo mpamvu ari kuvuga ngo mugoreze imitwaro yanyu imitwaro yanyu mwene yose muyigorere burya niba yaragiye Karuvali akikorera imizigo yacu mureke nawe utadukora umuzigo wawe aho byakunaniye kimubwira ngo uri umugabo wawe kandi niko wabivuze ko none icyifuzo cyanjye gikiranye ndakiguhaye maze nawe ubyitegereze muri ibisubizo kibura byacu iyo utamenye umuntu uri bugikemura kama utajua mtatatua swali yako kama kujua icyifuzo cyawe kirakubabaza icyifuzo cyawe ukakibwira buri muntu wese kandi ntacyo ari no kumarira rero burya icyo umuntu wese muri muntu wese atakemura dufite uwagikemura uwo wagikemura ni Imana yacu uwo wagikemura ni umuremyi wacu Bibiri kuvuga ngo burya iyaturemye ni ukuvuga ngo ni Imana yacu ni umuremyi wacu n'ibyifuzo byacu biri muri yo natari kuvuga ngo uri muri njyewe nanjye nkaba muri we nawe nasaba icyo ashaka wasabye kure kibura ntabwo ujya gusaba Bibiri muri akaba kuvuga ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi kubera iki musaba nabi ni uko musaba n'ibyaha ni uko musaba n'ibyaha none wowe umuntu agusabye arakugutuka akagusaba yasabanije nawe ntabwo wamuha ahubwo aravuga uti uyu nguyu twasabanije ntabwo namuha ariko imbere yacu iyo abayizere n'abahereza ndetse n'abatizere ikabahereza kubera iki ni Imana ya twese ntabwo ahita ku byana bibi cyane kibura kibona kavuga uti cyane kigakimwa n'Imana ariko Imana yakureba kavuga ngo uyibona mu mene y'amaraso uyu yavuye mu rubavu rwanjye uyu nguyu asa nanjye uri yambara n'iki buri kintu cyose Imana ikagikomeza Imana ikamugisha izina ry'Umwami ariko icyo turi kuvuga rata ni ku mugore n'umugabo umugabo n'umugore buryo baba bafitanye ibanga itorero na Yesu Kristo bafitanye ibanga bafitanye ibanga
kuko itara riziko rigomba kuzamura none ninde bizamure wamenye amaraso wamenye itara amaraso wamenye abantu bose amaraso ngo ngubu ni uzagutwara itorero none turi gucumura uzamukimura ntabwo byakunda ahubwo ibyifuzo byawe muri we umwiringire nubwo waba utakiriho bibiri uzongera ubeho uzongera ubeho kuko bibiri kubwira ngo abapfira bazumije ubwenge natwe bazaba bakiriho niba dusangane nabo mu kirere ntabwo wumva yuko waba warapfa utakiriho uzongera ukabaho ariko uzongera ubaho ryari ni igihe uri muri Yesu Kristo ni igihe cyo gukora ibyo Imana ishaka ni igihe cy'imikorere yawe ihuye n'amagambo y'Imana niba bapfira bazumije ubwenge abariho nabo bagahindurwa bazahindurwa kubera iki ni imikorere izabahindura umwuka w'Imana niwe uzaduhindura uduhindure usanganire umwami wacu hakunda kuba wazaga uri kuvuga ati Imana kugufasha Imana ko kugufasha ibintu nabyo bikemuye imibabaro yacu icyo gihe izabiraye nawe ndakubwira ukuri ngo ariko kubabara ariko mu ijuru amubabaro uzabasha none uwo mubabaro niwo tuzabumarwa n'umwami wacu birakwiriye ko ibyo byishimo tuzabona ubitangire kuri iyi si none urabitangire kuri iyi si ryari igihe uri kugenda ugenda mu gihugu ni igihe uri kumva ibyishimo byawe ukumva ufite agakiza nibwo uzabona n'umwami Imana kandi ibyishimo byawe bizahoraho iteka ryose kandi usomye ikindi gitabo ni akanya gatoya cyane uburyo watekereza ngo tuzabona dufite umwanya munini cyane burya nta mwanya munini cyane dufite ni akanya gatoya ni ukuganira ariko ikiganiro cyacu ni ukuvuga ngo iki giherereye ku mugabo n'umugore watuboneye igitabo cya Esiteri igitabo cya Esiteri igice cya mbere mu murongo wa 10 kugeza ku 12 Reverend wabonye asuka ari utarabona udusome kandi usome bizarwa macho Kristo nuko ku munsi wa karindwi umwami anezeza umutima na vino ategeka Memukani na Memukani na Bizita na Aribona na Bigita na Abagita na Zetari na Karakasi inkone zaherezaga umwami Ahasuwerusi ngo bazane umwamikazi Vashiti imbere y'umwami yambaye ikamba kugira ngo amumurikire abantu n'abatware ubwiza bwe kuko yari umunyaburanga ariko umwamikazi Vashiti yanga kuzanwa n'itegeko ry'umwami yamutegekesheje inkone ze umwami niko kurakara cyane uburakare bugurumana muri we umwami aherako abaza abacurabwenge bazi ibyabaye kera kuko ariko yabigenzaga ku bacurabwenge bazi amategeko n'amateka bose kandi umwami yegerwaga na Karishena na Shetari na Adimata na Tarushishi na Meresi na Marsena na Memukani abatware barindwi b'Ubuperesi n'Ubumedi aribo bashakiraga umwami bakaba
mu cyimbo cy'imbere ku mwami. Umwami arabazana ati, umwamikazi Vashiti turamugenda dute mu by'amategeko, kuko yagandiye itegeko ry'umwami Ahasuwerusi yamutegekesheje inkone. Memukani asubiriza imbere y'umwami n'abatware ati, umwamikazi Vashiti ntacumuye ku mwami wenyine, acumuye no ku batware bose no ku mahanga yose ari mu gihugu cy'umwami Ahasuwerusi cyose. Kuko ibyo umwami yakoze ibyo bizamamara mu bagore bose, bitume basuzugura abagabo babo. Bivugwa yuko umwami Ahasuwerusi yategetse ko umwamikazi Vashiti amwitaba akanga. Amen. Mana hira amagambo yayo wizira ry'amajwe Kristo. Uyu mwami yari umwami w'igihugu cyose, yari umwami uzwi mu baperesi bose, ariko ingorane zaje gufita ni igihe cyo yakoze ibirori bikaba, agatuma abatware bose, umva mwabatware mwese muze, umva abantu bakobwa mwese muze, ahasigaye dukora ibirori. Akora ibirori, ibirori bimunejeje, aravuga ati mfite umugore mwiza. Uyu mugore mwiza ntabwo byerekera ngo ntagiye kumumurikira abantu. Uyu mugore mwiza w'umunyaburanga, w'umunyacyubahiro, ni ngombwa kugira ngo aba bantu bose natumenye baze bamwitegereze, kandi aze yambaye ikamba ry'umwamikazi, aje aryambaye. Amaze kubitekereza, kuko biri tubwe ngo yarafite inkone bizamwegera. Ati rero mugende mubwire Vashiti, nyuma kumubwira mumubwire muze bino wambaye ikamba uze kuko mukeneye. Ingorane rero zaje, ingorane ziza byaje iyo wanze wakati nakatala sikia ingorane zamuziye, nawe yarakoresheje ibirori. Umwami yakoresheje ibirori, nawe yakoresheje ibirori, nawe ari mu byishimo. Ibyishimo by'umwami afite nibyo byishimo by'umwamikazi afite. Umwami yakoresheje ibirori, Vashiti nawe yakoresheje ibirori, ariko izo ngano ziraje ndamubwiye ziti, ambara ikamba ryawe neza, hasigaye uze mugabo wawe aragukeneye, anakutaka. Baravuga ati, nani asema ati, sikia ibirori byaryoshye, kabisa sherehe ibirori bimeze neza, genda umubwire ngo ndacyari mu birori, genda umubwire ngo nanjye ibirori, abaje kuncengerera, abaje kugira ngo twishimane, turacyari mu birori. Genda mugenda mukabwira uko ari inyungu, nta kintu bakoze nikulindana kuambia umva mwana, sikia wagera dusanga koko bari kuenda tunakutana wanacheza, tunakutana wanafurahi, ariko namubwiye tulimwambia anasema atakuja sherehe yake ikiisha. Sikia Ahasuwerusi, unajua mniambie sasa nifanye je? Ni cyo kintu nakora, nini nazifanya, ni cyo kintu gikwiye kugira ngo namwe mumenye, nanyi mujue. Abaraho ngaho wanyuko pa unasema tunajua, muri wowe yaje gusa hazalau wewe pekee, ahubwo natwe turahanga yatwara anatukataa, aho tukora ibirori twese tunafanya nao sherehe wote anatuzalau. None dukora iki? Sasa tufanye je? Umwami ati, mfalme ushaka byabwenge, mtafute wenye hekima, abantu bazubwenge, tafute watu kabisa wenye icyo twakora, tujue cha kufanya. Abanyabwenge nabo baje nibusana na kuja, namwambia ati muzi ikintu cy'umugore akora, unajua jibu anafanya kizamamara mu mahanga yose kabisa, kitakuwa tangazo ndani wa abagore mu mahanga yose, batagerageza abagabo babo babasuzugura, wanaume wao wazalau. Ntabwo ari byo gusa, si vile tu,
nta muntu n'umwe uzagira weekend wifurwa n'umugore tutao mmoja ataambia mke none kubera yuko sasa bigenda bityo inakuwa vile ni uko ufite ikibazo cyane ni wewe kabisa unaamshwa ba umugore sikia mke itore litazi Kristo kanisa yenyewe haijua Kristo niryo ni ile burya ni itore litazi Kristo kama kanisa lijua Kristo uzengo kutamenya Kristo niki unawaza kutojua Kristo ni nini ni kukatala binadamu iyo wale ibituruta mu ijambo ry'Imana uba wandu babishiwa hakuna katala uwaryandikisha mwenye aliandisha uko ijambo nyanyirako neno na mwenye niba umwami kazifashe yari itegeko ry'umwami katara kabisa ari umugabo alikuwa ni bwana yake biri katubwira iti binatuambia eti mushakira abandi mushaka abandi bakobwa tafute wengine wa binti ushaka abandi bakobwa tafute wengine wa binti ubarishe neza bambare neza ikintu cyose mukibahereze kitu chochote mupatie asigaye baadaye tafute mke mwingine ubwije ukuri nakwambia kweli niba ari ikintu cyashimishije umwami ni ukubona umugore utandukanye kuona mke tofauti na ule alikuwa naye itorero kanisa yakwiriye kugira ngo inastahili kusudi yemere gutegekwa kuamriwa na Yesu Kristo. Amen. Itorero ryemere kanisa kugendera mu ijambo ryayo kubera yuko niba tuvuga abantu bazarimu tunasema watu bazarimuka kubera angamia watambaya juu ya nini balikatala sheria ya Mungu kubera ko amategeko y'Imana balikatala sheria ya Mungu wazimana wanakatala Mungu bashitiana amategeko ya yanakatala amri ya mfalme umugore w'umwami anakatala kuwa kabisa bikira mfalme ni kusema Imana yacu Mungu wetu itwanga inatukataa tunaenda mbali yake kwa kuwa tunakatala amri yake Mana turamugisha Mungu atabariki izina ry'umwami katika jina la Yesu Kristo none sasa ni ukuvuga ngo Imana irebye Mungu akiangalia iravuga iti anasema eti aba bantu natoranije watu nilichagua narabatoranije niliwachagua wote narabahamagaye wote niwaita ariko nigomba kugira ngo nako ni mumwe abana banyu nitowe watoto wangu burya Imana turajya kabiri Mungu anachagua mara mbili irahamagara anaita abantu bakava madini abantu bakavanga bakunda igikundi kimwe bakunga bakaba bari kumwe ariko Imana ikongera ikavanamo lakini Mungu anaongeza natoa ndani Imana ivanamo kwa nini Mungu anatoa ndani tena ivanamo anatoa kugira ngo aho ngabo yakuye wale wanalitoa abari babikoresho by'Imana kuweka chombo cha Mungu Mungu abariki katika jina la Kristo hanyuma uyu mwami yaje gushaka undi mugore ubwami bwafashe byagenze kubwami kazi ufalme wa Vashi tulikuwa je ulikufa kule yaragifite icyubahiro alikuwa kingine heshima ya ufalme hapana icyubahiro tugihabwa heshima tunaipewa na icyubahiro tugihabwa yuko Imana ivuga natwe tugakora heshima tunaipata wakati Mungu anasema iyo tunakumbura ku magambo y'Imana mstari kwa neno wayi mugore wangu unakuwa mke anayetii mume umugore wangu mke anatii mume Imana yakwitegereza kutazama kavuga iti anasema uyu mugore mke burya kumbe ni umugore mwiza ni mke mrembo witegereze yo mtazame Ayubu witegereze yo tazame Ayubu Yobu ni icyitegererezo cyiza Yobu ni mfano mzuri sana kubera ko Yobu kwa kuwa Yobu Satani araza Shetani anakuja anadana muri anawayawaya ndani ya asubiye mu ijuru anarudia mbinguni Mungu wetu anatoka wapi Shetani yari Lusoferi alikuwa Lusifu yego none arimo mubwiti anamwambia eti uvuye he kutoka wapi Satani ati mvuye mu isi Shetani anasema natoka naitereyemo kose nahageze na wapi nipafika utazama akasa mwenye haki wangu Ayubu buriya ni ukuvuga ngo kusema iyo ukiranuka wakati nakuwa mwenye haki Shetani anamechuma niba ukiranuka hapo nakuwa haki ugakiranukira Imana Satani arabimenya ariko niba ukiranuka na kama nakuwa kutoamini Shetani anasema uyu ni wangu ni wangu kabisa rero umuntu yabari wawe sasa ntabwo ari ushaka ahubwo ushaka utari wawe unatafuta mwingine haiko hapo Satani ati Shetani eti navuye nilitoka huko ariko ngo mvuyeyo lakini ingawa natoka nabonye ibintu byose nabyitegereje ariko umugaragu wanjye yo buryo nkunda kandi akanyuma nipenda tena ananitii Satani agira ngo imitungo yamuhaye anawaza imitungo Imana yamuhaye niyo iri gutuma atuma akorera Imana acha natumikia Mungu ubwije ukuri na kwambia ukweli gukorera Imana acha tutumikia Mungu ahubwo icyo dukorera Imana ni ukugira uko turi abayo tuko wake nuko
nuko tuzabona turabo abugani kwa kuwa tuko watu wa ufalme, watu wa ufalme wanatumikia ufalme, lakini wale wasio wa ufalme wanaenda mbali na ufalme. Mungu wetu abariki. Burya umugore kumbe mke utoa witeka hati Bwana mu migendereze yose ndani ya mwendo wake uzasanga umugabo unakutana Bwana yuko na shida na kwa juu ya mke mbaya. Mke mbaya anaacha kabisa nyumba yako atembelee, anaacha nyumba yako atembelee, lakini juu nyumba iko na mke mbaya, sema nikifika hapana, inaacha unakimbia pale. Lakini nakwambia kwamba sababu sisi waaminio tunatamani watu wote watukute ni juu tuko watakatifu wa Mungu. Mungu atabariki katika Yesu Kristo. Yobu huyu alikuwa mwenye haki kandi Yobu yakoze cyangwa mu mahanga yose n'uyu munsi natwe turacyabivuga. Nasi leo icyifuzo cyacu natwe dushakaga ngo twubahe Imana bitavuye yuko hari ibintu dufite ku ruhande ahubwo byose yobo witeka kutibwa na Mungu yote nakupatia. Ndio Mungu anambia Salomoni, juri chagua vizuri na chagua hekima na mwenyewe uniombe nitakupatia, lakini ulimwengu mzima hakuna mtu atalingana na wewe. Kwa nini? Aliomba vyema, alijua hekima, anatembea ndani ya mambo ya Mungu. Anaona Mungu ndiye anaweza kukubariki. Juu aliomba vizuri, vitu vyote heshima atakupatia, wake ni wako. Isi yose Mungu nzima n'uyu munsi na saa hii hakuna mtu anaishi kama Salomoni, hakuna mtu anawahi kukua kama Salomoni. Kwa nini? Juu aliomba vizuri, aliomba kuishi burya nukuvuga ngo kumbe nisema eti Imana yacu Mungu wetu iyo ukubonye ikikuangalia ukugenda mu jambo ryayo tembea ndani ya neno lake, nasema ona Mungu iyo mpamvu iri kuratira Yobu Satani analapa Yobu kwa Shetani, anamtapa unaona mwenye haki wangu, unaona Yesu kureba imigendere Yesu kureba imikorere ni byiza cyane iraneze Satani ati yavuzwe n'ikino Shetani ati anaweza kosa nini kufurahi, tupatia ng'ombe, tupatia kondoo, tupatia kanisa watumishi, tupatia watoto, unawaza anaweza kosa nini kufurahi kukushukuru. wagira ngo ibyo yuba Ibilisi anawaza bila vyenye yeye iko navyo hiyo inaacha anakumbwiza kuri ngo nakwambia kweli, ari kuvuga ngo anasema yabyimugara anambia mke sikia yeye mke Imana duhereze tupatia bya mzuri, tulikuwa na ng'ombe nyingi, tunakuwa na watoto, tunakuwa na watumishi. Sasa hivi tutoke kabisa kwa Mungu. Yobu kabisa mshindwe. Na wewe kwenda sema kutoka kwa Mungu ushindwe. Mungu atabariki katika chenye tunazungumzia ni mke na mume. Biblia inasema ndani ya Mithali 31, acha tusome tusikie. Migani 31 Mithali 31 Migani 31 Mithali 31 umurongo turasoma wa 29 mstari wa 29 dusome muzanyo wa Kristo. Amen. Abagore benshi bagenda neza ariko wewe ubarusha bose. Amen. Abagore benshi wake wengi bagenda neza wamefanya vyema, lakini wewe umewapita. Yesu Kristo ujero mwiza. Yesu Kristo ni Bwana mzuri, anawatapia kanisa. Kwa nini? Anatazama ndani wake wengi, anatazama ndani madhehebu mengi. Wewe ukora neza, tenda mema. Nukuvuga ngo abagore benshi bakora neza ariko wowe ugira gute? Lakini wewe urabarusha, unawazidia. Itorero ry'Imana rirusha abakiranirwa ukora neza nzuri kutenda mema. Mungu atabariki katika jina la Yesu Kristo. Umugabo rata Bwana sasa nukuvuga cyabereyeho
Kile kinachaishi ni kufurahisha mke wake. Kunezeza umugore. Kufurahisha. Numanuka abantu umugore. Ukiona mke. Ari kuvuga ngo rige. Anasema yeye anajitawala. Umutembelee mbali. Umugore wige. Mke anajitawala. Umutembelee mbali. Kwa nini? Kwanza kwa kitu cyose. Atasema mimi chochote mimi ninajipatia mwenyewe. Yari umugore muzima. Lakini alikuwa mke kabisa ni haya. Aravuga ati anasema eti ibyo mfite byose. Yote ninavyo. Ni vya Bwana wangu nipatia. Akagenda kuvuga ati. Anaenda anasema eti nataka kavaa. Hata ni wakamba. Hata ni Bwana wangu. Ni byasha kuvuga kuti. Sasa afu unasema nini? Uwo mugeni. Ule binti. Aha kwambara imyambaro. Anapewa kuvaa vazi nzuri. Ni imirimo myiza. Ni kazi njema. Ukumva se? Sinasikia sasa. Ahawe kwambara. Anapewa kuvaa. Ahawe na kwambara ni mwai. Kuvaa na nani anampatia? Ni Bwana wake. Kifu zache. Hitaji yake. Kifu cy'umugore. Hitaji ya mke. N'umugabo wo kugiye. Bwana wake ndizi kumtatua. Kifu cy'itore. Hitaji ya kanisa. Umwami wacu. Mfalme wetu. Kikemura. Anamaliza. Bana tumugisha. Mungu tabariki katika Yesu Kristo. Wavuga uti. Unasema eti. None siko abagore. Sasa mbone wake wote kubagira abagabo. Unakuwa na wabwana. Ingorane zabaye. Shida zinakuwa ndani ya nyumba. Umugabo akavuga. Bwana anasema ntabwo kuri kuvuga. Na Mungu anasema hautaji kusema vile. Uangalie kama ile nyumba itajengwa. Haiwezi jengwa. Ntabwo wavuga. Hawezi sema. Uri umugabo mu rugo. Yuko Bwana ndani ya nyumba. Na Mungu anasema eti. Basi na waravuze. Ule nani anasema sasa? Igihe cyo byabaye gutyo. Wakati inakuwa vile. Uzajya umenya ngo. Ujue ya kwamba. Ntabwo umugore. Hauko mke. Agura ikimungu. Wewe yuko kabisa kama ile kansa ndani ya mfuko. Yuko kama kansa. Umugabo azabuka bigenda. Bwana atakosa kitu cha kufanya. Tutashona kuvuga ati. Sema eti hakuna. Ariko bizagenda bite? Lakini bitakuwa je? Atakuwa na huzuni. Mungu wetu anahuzunika siku gani? Wakati nakwambia nawe wewe unakataa kusikia. Iyi mali kubwira. Wakati Mungu anakuambia. Iyi jambo rivuze. Nawe ukaryana. Bakora ibinyuranye nawe. Tofauti na vile. Unakataa Bwana. None bizagenda bite? Sasa bitakuwa je? None wakwanga umugabo? Sasa utakataa Bwana. Ukamona ko nta bushobozi afite. Uone kama huna uwezo. Lakini suluhisho hii inawezekana. Ahubwo aravuga ati nasema eti uyu mugabo aricyo yawe. Hawezi patia. Kandi kuko ntacyo yagura. Na tena zipatia kitu. Mfano wetu ni umugabo mwiza. Ni Bwana mzuri. Icyo usabye cyose. Inaomba chochote anakupatia. Wose abaneza. Wewe omba vizuri. Kende mu jambo ryawe. Tembea ndani ya neno lako. Maana icyo ushaka cyose. Chochote unataka. Urabuka Imana yako. Uone kama Mungu wetu hata kufanyizia. Urabona ibyiza. Utapata vizuri. Niba mu ngo z'abantu harabuze byinshi. Kama mu nyumba za watu walikosa furaha. Mu ngo z'abantu harabuze. Nyumba za watu walikosa furaha. No kujya kure ijambo ry'Imana. Ni kwenda mbali na neno la Mungu. Kujya kure ijambo ry'Imana. Kwenda mbali na neno la Mungu. Uguye kure y'ibyishimo. Unakwenda mbali. Kujya kure ijambo ry'Imana. Kwenda mbali na neno la Mungu. Nukuvuga ngo iwawe. Kusema kwako. Icyo tunze. Ubakiye ku busa. Yote binajengwa kwa Mungu. Kubera iki? Kwa nini? Nta mahoro. Hakuna salama. Ushobora kubona mahoro. Hawezi pata salama. Ufite mahoro. Kama una salama, kuna Kristo ndani yako. Utabariki katika jina la Yesu Kristo. Ariko ndababwiza ukuri. Lakini nawaambia kweli. Ushaka mahoro. Uyashikire. Amahoro arahari. Ahubwo ni wote kuyashikira. Wewe hautaki. Amahoro yabonera hehe. Amapata wapi? Ndani ya neno la Mungu. Urashaka kugira ngo tafuta kusudi upate mwanamke ongana furahi. Ujiona umugabo ubona wishimye. Ubona furahi. Babwiza ukuri. Nawaambia ukweli. Umuntu ufite ijambo. Mtu mwenye amani. Ndiye anakuwa na furahi. Nta mbabaro. Hakuna huzuni. Agahinda. Hakuna huzuni tena. Kuvuga ngo ni kusema muri we ndani yake afite byose. Ana vyote. Kubera ko ntacyo yakemwe. Hakuwezi kuwa na maskini kitu ajikose. Habisome. Imigani 12 murongo wa 3. Tusome Mezali 12. Hati kwenda dusoza. Tena tunaanza tunamalizia. Akicho tugenda tukuganira. Lakini kile tunazungumzia umugore n'umugabo. Juu ya mke na mume. 12 umurongo wa 4. 12 mstari wa 4. Umugore w'ingeso nziza abera umugabo we ikamba. Ariko ukoza isoni umukoza isoni ni nk'ikimungu kiri mu magufa ye. Umugore mwiza umugore w'ingeso nziza mke mrembo mke atakamba anakuwa taji ya mumewe. Umugore mwiza unajua mke mrembo w'ingeso nziza wa tabia nzuri Biblia Amerikamba anakuwa taji umugabo la bwana wake. Umugabo yishimye bwana wake anashinda furahi. Kwa nini? Umugore mwiza nyine ni mke mzuri aho yishimye
anashinda na furahi. Kwa umugore Ni kusema ule mke unamlinganisha na nani? Ibyo tero warigeranye nani? Ile kanisa. Niba ubona ko unalinganisha na nani? Ukabona abadivari kuvuga bati. Unaona abadivari wanasema Zamumenya. Nitamtambua. Bado hajamtambua. Ategereza ko zamubona. Ryari? Atamtambua siku gani? Azarimo muzamumenya. Itizashiragira. Abana bazazamumva ataramumenya. Akirimo muzamumenya. Atamumenya ryari? Atamtambua. Akimanisha ibitebe twaramumenya. Abantu baramwana. Wengine walimkatala. Ariko twebwe lakini sisi tunamtambua. Maana tuyiye ikibayo. Mungu tapatia heshima. Izina ry'Imana Ndani imigendereze myiza. Kutembea vizuri. Si imigendereze myiza. Sio kutenda vema. Ntabwo ari imikorere myiza. Sio kazi. Ariko niyo yabishaka. Ni yeye alitaka. Acha niwaambie. Israeli niwe mugore w'Imana wa mbere. Ndiye mke wa Mungu wa kwanza. W'Imana wa mbere. Wa Mungu wa kwanza. Ariko byagenze bite? Bilikuwa je? Kugira ngo aroge nanjye. Kusudi apate na mimi. Kugira ngo aroge na Sheri. Sida apate na Sheri. Kugira ngo aroge na Runa. Sida apate na mtu fulani. Baravuze bati uyu. Urukereranije wewe. Wewe unalinganisha wewe. Ugereranije n'Imana. Unalinganisha na Mungu. Uyu mugabo. Uyu mume. Wewe ugize Imana. Wewe kwenda kwa Mungu. Ariko wewe uri muri Beelzebul. Lakini wewe kama ndani Beelzebul. Uyu baramwisha. Njoo wanamuua. Bamwisha bamujije. Wanamuua wanamfanya. Ntacyo. Ahubwo kwari kugira ngo natwe tuboneke. Tupatikane. Yabitabaho. Mubibango bamwana. Bamukatale. Bari kwirata iki? Sasa ungetapa nini? Kabiri kutubura makira mukuru. Biblia tuambia zamani hatakuwa taifa lakini sasa tuko taifa. Sasa tulipewa na nini? Nasiri mirimo myiza. Ntabwo mirimo myiza. Ahubwo kuboko bw'Imana tubihawe n'ubushake bwayo. Natwe Imana turishimye mu izina rya Yesu Kristo. Kubera yuko wakuwa natwe tubaye umugeni wayo. Tutakuwa bibi wake. Bitari mu mugambi wayo. Alikuwa ndani ya shabaha yetu. Ntabyo twari tuzi. Hatakuwa najua. Ariko kubera ko nari dufite mugambi. Naye na shabaha kwetu. Yeye gushyira umutima wa Israeli. Tia moyo wa Israeli. Bangu muremyi wao. Bakatara Mungu wao. Baravuga bati uyu ni umunyabyaha. Baremera baramubaha. Bakatara wanamsulubisha. Ariko bwo byigenda bityo. Kujua na kwa vipi mu mahanga. Acha ndio kwishakira umugeni. Kutafuta birasi kule. Ubwiza ukuri. Nakwambia umugeni wa Yesu Kristo. Afite amahirwe. Utabamwa. Zaidi wala mkatara. Kwa nini? Aribema nawe bafite. Hakuwa hawana. Abamwe baftare bema. Mkatala. Ahubwo abazabone karata. Ni mwiza. Ni ulimwengu mpya. Na umugeni na Yesu Kristo. Lakini bibi harusi na bwana harusi walikata ndani ya chumba moja. Begi byishimo. Ona furahi. Begi byishimo by'umugore n'umugabo. Furahi ya bwana na mume. Y'umugeni n'umukwe. Bicaye. Harusi na bwana harusi wanaikara. Bari hangara. Ulisubiri. Igihe nagushaka. Cyangwa babara yose. N'abakobwa bakubwiraga ngo ariko se buriya ngo turamuga bazagutwara. Uriya mugabo wagushatse. Urabona ko azagutwara. Ibyo byose barabyanga. Tulisubiria. Ibyo kutsindege. Ya kukata tamaa. Ubyuko mugabo nakubona sasa. Ule bwana yule anasema lakini sasa vinakuwa azabari byishimo. Itakuwa ni furaha tena. Baba twababaye. Uzuri tulozunika. Haitakumbukwa tena. Ubwiza kuri. Nikwambie ukweli. Na ubungubu. Sasa uraza mu buryo uri gukururuka. Unakuja mnamna mkokote nasema acha nienda. Lakini usubiri mbele kuna malipo. Imbere hari ibihembo. Mbele kuna malipo. Ni byinshi muzabufite mukanyamuganga. Uri buryo bwe. Niko kabisa. Wishimye. Unezerewe. Vino nziza. Utarigeze baho. Haiwahi kukua. Mbega byiza. Ona vizuri. Byiza kuri ngo. Nikwambie ukweli. Ni furaha tele itakuwa. Furaha ya mbinguni sasa tunavionja tukingana kama una furaha hapa ukuwe unakuwa na mashaka kwako ukuwe kama mbinguni mimi sijue mimi sijue kama lakini Mungu anajua unajua ni kujua nini anaangalia matendo yake na masemi yake anasema haiko mtu akufurahisha Mungu anasema eti anakuwa na mashaka na wewe ukifanya vibaya hakuna kizuri kutoka ndani yako uko na mashaka kwako igihe cyiza gikora ibibi wakati atenda vibaya wewe na kiza kivamo ndani yako kuna kizuri kutoka muri mugabo useme mimi sistahili mume kubera yuko kwa kuwa mugabo wanjye
mume wangu mbonye uwo mugabo kandi akora akora byiza mume tena apenda byakunda hawezi uzoje gushaka umuntu umugore kwenda kutafuta mwiza ugenda ibintu byiza anatenda kazi nzuri abakera wa zamani walikuwa naenda akanyura ku rugo wanapita kwa nyumba saa 11 saa 11 au saa 10 saa umugore umukobwa tena binti iko nafakia anatazama makuru ni meza akitambuki anapita akigendera ariko amasagira gute lakini macho yamureba anaangalia ashakagenda kesho yake tena anasabya fashituka ari guhinga yasimubwira yakumpa imirimo yose anafanya kazi zote bravo anafanya kazi ndio ni kuri kureba ni vile naangalia rero nawe uzashaka akuri mu bintu utatafuta ule mwami wacu rero abatandukanye n'abantu yego tofauti na watu burya kumbe nawe nareba naye anaangalia anasema huyu tena stahili kuwa bibi wangu mugore wawe bibi yangu lakini Mungu wake ni mwema watu wanaangalia na kuchunguza kazi Mungu naye anaangalia mwenendo wako anasema nilikuwa ndugu nilikuwa dada basi ni vile mtenda bado kuna jidanganya sana unakuna jidanganya juu naweza kutenda ugakora bijyanye natenda bijyanye n'ijambo ugakora ibyo Yesu Kristo ashaka natenda Yesu Kristo anataka sasa ukiishi ndani ya neno ni wewe mwenye kuchukiana ni wewe utukana ni wewe mwenye kufuru watu ni wewe kusengenya watu uko nasema kabisa mimi sistahili uko na wazia vile tekeleze kwa 10 ya mara useme mwenye kumwangia damu unamdharaulisha ni gusoza nataka malizia ni gusoza nataka kumaliza ngiye kuvuga ngo ni kusema niba itorero rizazamuka kanisa litanyakuliwa rizazamurwa litanyakuliwa kubera yuko kuwa tusome igitabo shakiri cha Yeremia igitabo cha Yeremia itorero riba rizazamuka kama taifa litanyakuliwa au kanisa litanyakuliwa burya rizazamurwa litanyakuliwa kubera yuko Imana ariyo wari ku juu Mungu ndiye alipenda burya itorero kanisa na Kristo dusome mu ijambo ry'Imana Yesaya 54 Yesaya 54 dusome ku murongo wa 5 mstari wa 5 kuko umuremyi wawe ari umugabo wawe Uwiteka Nyir'ingabo niryo zina rye Uwera wa Isirayeli niwe mucunguzi wawe azitwa Imana y'isi yose kuko umuremyi wawe kwa sababu muumba wako ari we mugabo wawe ndiye mume wako umbara nasikia dufite umugabo uri tuna mume kumbe kuko umuremyi wawe muumba wako ari we mugabo wawe ndiye mume wako Uwiteka Nyir'ingabo Bwana wa majeshi ndilo jina lake muri Imana yacu kumbe Mungu wetu ndiye mume wetu leo nibishaka kugira kama unataka Imana yacu tugire neza Mungu wetu atendee vizuri ubamagambo yayo maneno yake ubaherega kubwira yale anayokuambia tembea kama vile nakwambia na wewe uangalie vile utapata bwije ukuri nakwambia ukweli nabyo tutasabye na vile vyenye kuomba Mungu atakupatia kwa nini naomba vizuri uramunejeje unamfurahisha kuba wishimye unasikia unafurahi burya no kuvuga ngo kumbe kusema Uwiteka wa milele aduhereze atupatia kubera yuko ari ubishaka juu yeye anataka umugabo wawe umugabo wawe wamusabye ikintu Bwana wako lazima omba kitu nikikuima arajya mu isoko atenda sokoni yabona kenda angalie vazi ya mzuri akuriye madamu kana stahili mke wangu nubwo atabikubwira na kama hazime kwa burya n'uri umugore umweza kura ngo nakuzia mke vazi jua na niko nayo na mtafanya nayo ariko unafanya vema atabiteganya ukimuzia bila ukabona ari mwiza bila kuwazia unaona kamzuri na kauza naye ataenda iko na kutaka mwiza Bwana wangu akiangalia mimi bila kuipika macho ananiuzia ashaka kugira ngo
tunataka mukorere ibyiza Mungu atendee vizuri mukunda mupende ubwije ukuri nakwambia ukweli izimo ari kintu kidusaba unaweza kuna ukunda ijambo ry'Imana ati icyo ushaka cyose nataka chochote ukakibona nakipata urukundo ni kusema utapata utajiri abantu bazakureba watu watakuangalia wakwe kutendea abantu bazakureba kama shauri watu watakuona wana uko mtu wa mwenye hekima ili uliweza nikuwa je ni Mungu aniwezesha basi nibide Imana yacu bamugisha Mungu atabariki katika jina la Yesu kabisaneza mu kigambo mu gitabo cy'Efeso kitabu cha Waefeso tugiye kuraha gusoreza tunamalizia ibice 5:22 5:22 Abefeso ibice 5:22 Efeso 5:22 niho tugiye gusozereza tunataka kumalizia 22 kugeza kuri 24 dusome mu izina ry'Imana yacu Kristo bagabo mukunde abagore banyu nkuko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo aryeze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye amen bagabo mukunde abagore banyu wanaume mpende wake zenu bagabo mukunde abagore banyu nkuko Kristo adukunze wanaume mpende wake zenu kama vile Kristo alitupenda Kristo yaradukunze kudukunda kwe bituma ajya ku musaraba sababisha nenda msalabani akamunyabyaha kubali yeye na akajya mu cyimbo cyacu anaenda mnafasi mu gihe cyo kurimbuka wakati mu gihe cyo kwagabumye kurimbuka mu gihe cyo kwagabumye kurimbuka nabi n'Imana Imana yo twemera ikajya mu cyimbo cyacu anakubali anaenda mnafasi utamukunda ni ukubura ubwenge utamupenda kudakunda umugabo wemeye agatanga amaraso ikabinkwara Bwana alipana damu yake inakuwa amaraso ye akaba ari y'inkwara damu yake mu gihe cyo ushaka umugore ukavuga ati gikuriye niba unasema yina ukayishorera unaibeba muri Amerika ni iterambere n'amafaranga kabisa ni maendeleo ni pesa ni ukafata umugore ndamukunze none ngiye gutanga amafaranga ibihumbi 10 bingana kupana pesa 1000 ngapi ariko muri iyi si lakini hii ulimwengu unapenda Mungu unaleta kwenu yagira ikibazo haiko na tatizo nasema hapana na bari byari byanyu murjana byanyu lakini Mungu wetu ashukuru ntabwo ari nk'abantu kwa kuwa sio kama mwenye anapenda uw'Imana yakunze Mungu anapenda aho wajya hose mahali popote unaenda Imana irakugarura Mungu anakurudisha kandi ukazabona itorero tena unapata kandi ukazaba muri tena unakuwa ndani yake bagamo wa Bwana upende wake zenu niba arabaga bakunda bagore kama ni Bwana anapenda wake zao Mungu nawe anafurahi kwa kuwa alipenda kanisa uko yakunze itorero kama vile alipenda kanisa abwirwa ni itegeko ry'Umwami niko abwirizwa ukunda umugore vile anashurutishwa kupenda mkewe ariko ibitandukanye lakini tofauti Kristo we apfira Kristo yeye anakufia kanisa lake lakini si ona mtu tamu moja anakufia inamaliza kabisa vita ikikomeye kama inakuwa nguvu zamugarayo mugore urakomeye batatwicana hamwe basi tuwe pamoja hano na injia hapa na mimi napita hapa ariko Imana yacu lakini Mungu wetu sio vile Imana yacu ni ukuvuga iyo kusema yeye munambara murajyana ndani ya vita mnaenda pamoja mubyiza mukajyana sino kujyana mu nama no mubyiza ndetse no mu vita mukajyana pamoja umugabo uruta abandi bagabo kabisa ni mume zaidi ya bagabo mume zaidi ya bwana wengine umugabo mujyana ikuzimu unatembea umugabo mujyana mu namba kula adesi mume mnaenda ndani ya vita wakubwira ngo Dawidi kukwambia Dawidi vile alifurahi uryo yabonye abantu barwanye intambara wakati na watu wanakaneshwa gombana vita ariko yagera anashindwa akafata igihe mfite umugabo yeye akifika pale anasema mimi niko na Bwana niko na Bwana nimiliki na mafuta uyu mugabo huyu Bwana yenyeza ko turi kumwe cyane tuko pamoja wakati niliua kabisa sasa huyu adui wenu na mimi nataka kumgombanisha alikuwa mtu wa kudharauliwa ndani ya ndugu zake lakini alikuwa na Mungu nubwo dusuzuguritse ndio tunadharauliwa nubwo tugaye ndio tunadharauliwa ariko turabakomeye lakini tuko watu wa nguvu nubwo abantu babona kuvuga watu wanatuona lakini wale nao ubwije ukuri nakwambia kweli bariho kubaka wanaishi juu yetu nibyo baravuga byose na vyote wanasema utarizamuka kanisa acha nitakuwe uangalie hakindi ngorane zikomeye cyane
itakuwa ni tatizo. Ariko bora genda baba none anatembea yeye sasa. Nuko itero likiriha. Ni juu kanisa. Itero lizamuka. Kanisa likinyakuliwa. Ibyago kabisa pigo itakuwa watu watafariki mara nyingi. Lakini tatizo kwa mpumbavu. Mpapa. Ule mpumbavu. Atakutana na shida. Umwere mpapa. Kabisa. Atakutana na shida. Kubera yuko. Kwa kuwa atajagushinyagura. Watakuwa na muzihaki. Chakaragira mahirwe. Atakufa kabisa mbaya. Atasema atakuwa na heri ya kusema ati nifanya sana. Lakini chingani kuamini kama Mungu wetu. Alikimara tu. Achingani Mungu. Kama ngapira muri byo bintu. Nakubona afia ndani ya nyumba. Mungu pale ndipo atakuwa. Ariko mukishikirwa no mumari wa Papa. Lakini kwa bitu. No kwemera kuzira kumwana pari Imana. Ufaa ukimshuhudia ni Mungu. Nta muzabona. Na utapata uzima wa milele. Kuko mwari w'Umupapa. Kwa kuwa azaba yasigaye ariko birasaba kugira ngo. Atakuwa bakia. Ninakuomba uendelee kushuhudia. Mwari w'Umupapa yasigaye. Ni binti. Azaba yasigaye ryazamuka. Ajue kanisa ariko nagomba kugira ngo azaba yasigaye nyina. Bari kushuhudia nao wakimuzihaki. Azemera kugira ati. Akubara semeti. Yesu Kristo akigari Mungu wangu. Azamutse. Banyakuliwa. Ariko imikorere yaje. Lakini kazi za Mungu nazamuka. Ariko Imana yaje. Yonyinduka n'umwami wawe. Yabadilike ni Mungu wetu. Amen. N'umwari w'Umupapa. Ni azabona Imana. Atona Mungu. Kubera yuko yemera kutakaliya. Alikubali kuendelea kumshuhudia. Gashoje. Tunamalizia. Uyu mugoroba. Hii jioni. Tukuganira. Umugore n'umugabo. Umugore n'umugabo. Muke na mume. Ni ngombwa kugira ngo bagirane ubumwe. Wakuwe na uhusiano. Ni ngombwa kugira ngo ibyo bakora byose banafanya biyumvanire. Bazisikie kabisa ndani. Ni muri Kristo Yesu. Kama kwa ndani ya Kristo Yesu. Biblia tunataka kuzakira. Mwambie hautakatiwa hukumu tena. Abari muri Kristo Yesu. Yuko ndani ya Kristo Yesu. Abari mu mwami wawe. Yuko ndani ya mfalme wewe. Ntateka bazakira. Hautakatiwa hukumu tena. Mana tumugisha. Mungu awabariki. Izina ry'Umwami wacu Kristo. Yesu Kristo. Mana tubaraze heza. Mungu wetu aoreshe vizuri. Kandi babwira ngo. Tena waambie ati. Niba ushaka kuba neza. Kama unapata kuishi. Niba ushaka kuba ufite byinshi. Kama unapata kuishi na niba ushaka niba wabaza amahoro. Unakosa salama. Isingo mugabo. Kabisa wewe. Ukora umwami w'amahoro. Mfalme wa amani. Niba wabaza amahoro wawe. Ukumva wabuze ibyishimo wawe. Isingo mugabo. Kuko ni umwami w'amahoro. Ni umwami ugira neza. Ni umwami w'abami. Yewe ikintu cyose wakenera. Chochote tataka. Ule Bwana wetu. Itekubikemura. Andiko tayari kutatua katika kila siku. Mani wamugisha. Mungu awabariki. Katika Yesu Kristo.